Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Dushimiye Imana kuri uyu mugoroba w'uyu munsi. Imana yongeye kuduha kongera guhura n'abavandimwe n'abakunzi bacu baba badutegeye amatwi ku isaha nk'iyi ngiyi, ariko atari twebwe bashaka kumva gusa, ahubwo bashaka kumva Imana. Kuko abantu benshi bamaze kumenyera iyi saha ya saa 2 yo ku munsi wa kane kwaba hari ikiganiro cy'ivugabutumwa bwo kumenyesha abantu ko hari uburyo bishoboka ko umuntu yajya mu ijuru nta gikorwa na kimwe akoze. Uyu mwanya rero ni uwanyu, ndetse natwe turahangaha kugira ngo dufatikanyirize hamwe kugenda tumenya icyo Imana yasobanuye kuri ibyo bintu, kugira ngo ukuri kwayo nikumara kugaragara abantu babashe kugenda bava mu bubata bw'ibindi bitari byo. Niyo mpamvu rero biba bitunejeje kubana namwe amasaha nk'aya ngaya, tunabasuhuza kimwe n'abatwumvise bwa mbere nabo. Murarushaho gutega amatwi cyane kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Muba mufite nk'umwanya gutanga ibitekerezo, ibibazo hakurikije icyo Imana nyine iba yagiye yumvikanisha. Tunashuhuje abantu bose rero abarangije kubona ijuru batakoreye, bakaba barifite nk'impano, dore yuko ikintu kidakorerwa ubundi nta bundi buryo wakibona uretse kugihabwa ku buntu, ariko ugihawe n'umutima w'urukundo. Dushuje rero abafite uko gukiranuka kwabahesheje ijuru, kandi tunasuhuza n'abandi baba badutegeye amatwi n'abakunzi bacu bose, ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda bajya babasha gukurikira ibi biganiro. Mwese nyine turabasuhuje, tunejejwe nyine no gusangira kuba muri uno mwanya, nk'uko nyine tubimenyere ko ijuru ridakorerwa, ubugingo ntibukorerwa, dore ko ibyanditswe bivuga yuko ngo incungu y'ubugingo bw'umuntu ngirahenze cyane. Ngo niyo mpamvu uwakenera kugira icyo ashaka ngo abone ikiguzi cyabugura, ngo yizeyukire. Yizeyukire, areke kwirirwa ashakisha, kuko ubugingo bwo erega ni n'ubugingo bw'Imana. None se Imana yagurisha ubugingo bwayo busanzwe? Ndabwiye bugurisha. Nayo mpamvu yahisemo nyine kubutangira ubuntu. Kandi iyo tuvuze ko ijuru ari ubuntu, cyangwa se ko ijuru ridakorerwa, nyine umuntu utabizi bimera nk'ibimucanzeho gato, yewe se bikaramutungura ku buryo yibaza ati ijuru ribaye ridakorerwa gute maze imyaka myinshi nkora. Ariko nanone uwo muntu waba ari umugabo wo guhamya ko ritanakorerwa kuko ataba yararibonye, kuko umara igihe kirekire ukora nturibone. Burya ikintu gikorerwa wenda wagikorera ariko unafite n'amakuru y'igihe uzakibona. Ariko ijuru njya ntangazwa n'ukuntu umuntu akora akamara igihe kinini avuga ko ari gukorera ijuru, ariko akaba nta byiringiro byaryo agira.
ariko akaba nta n'igihe azazaribona ku buryo ubona umuntu akora agahera ari muto akarinda asaza ukabona ataribonye. Ariko impamvu ataribona ni uko ridakorerwa. Ahubwo ijuru ni impano Imana yageneye abantu ibinyujije ku rupfu rwa Kristo Yesu. Dore ko iyo umuntu atekereza ko ijuru rikorerwa abanaguye no mu mutego ukomeye. Bibiliya ivuga ko ababaye umuhakanyi w'urupfu rwa Yesu. Kuko icyatumye Kristo Yesu aza mu isi nuko habuze ukiranuka n'umwe. Na Bibiliya niko ibivuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe, bose baranduye. Habuze rero uwakiranuka n'umwe, Kristo Yesu aza mu isi azanywe no kugira ngo ashobore ibyo bintu byananiye umuntu. Yego. Ariko aza kubishobora ari twebwe bishoborera. Niyo mpamvu byanditswe bivuga ko ari ugucungurwa. Twacunguwe na Kristo. Yaraje ashobora cyangwa se akora iby'Imana yadusabaga biratunanira. Ariko Kristo Yesu araza wehi arabikora arabyuzuza. Ateka nze bibakorera. Araza niko gucungurwa. Ubundi niko gucungurwa. Ni ugukorera ibintu byakunaniye. Ni ugukorera ibintu utashobora ariko nabwo ugacungurwa n'umuntu nyine wabishobora. Nta wundi rero ni Kristo Yesu niwe wabishoboye. Dore ko muvandimwe hari n'abantu bavuga ngo Kristo Yesu twaramwizeye ngo ariko nabwo ngo tugateranyaho n'ibindi bintu dukora. Nabwo umuntu abaguye mu wundi mutego ukomeye. Umuntu agafata urupfu rwa Yesu agafata Kristo Yesu akamuteranyaho n'ibintu bye ajya akora. Ibyo nabyo sibyo. Iyo urebye igitabo cy'umugenzi usangamo umugabo witwa Ntabwenge. Yego. Ariko uwo Ntabwenge ubundi yabaye Ntabwenge gute? We ngo abakristo bari mu rugendo bamusanze mu nzira bamubaza amakuru. Baramubaza ati se muri iyi nzira naha nahe? Aravuga ati ndi kujya mu rurembo Siyoni cyangwa ndi kujya mu rurembo rw'ijuru. Bahita baramubaza none se waciye aho umuntu anyura? Ko wumva uri kujya mu ijuru waciye aho umuntu anyura ajyayo? Inzira ijyayo niyo wanyuzemo. Inzira ijyayo urayizi? Ese wayinyuzeho? Rero inzira ijyayo nta yindi niyo tuba tuje no kuvuga ariko hano. Tuba tuje kuvuga ko inzira ijya mu ijuru inyura kuri Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe wabaye inzira abantu kurabana ubugingo. Ntabwenge rero arangije we arababwira ati nizeye umwami Yesu atariko ntangana kimwe mu 10 nkishyira uwo mbereye mu umwenda nkiyiriza ubusa 3 mu cyumweru ngafasha n'abakene. Ati ibyo bintu byose Imana ibiteranije yego ntabwo yabura kunyemera. Ahari hari abantu baba badukurikiye umuntu atekereza gutya ariko nabyo sibyo. Mu Kristo yarabwiye ati koko burya izina ni iry'umuntu. Ati uzikuri Ntabwenge. Ibyo bikorwa byongerwa ku kwizera Yesu bihamya Ntabwenge. Bihamya ko umuntu aba ari Ntabwenge. Kuko iyo utekereza ko ibintu byawe wabiteranya no kuba Yesu yaragupfiriye ukajya mu ijuru. Impamvu ubaye Ntabwenge ntuba wamenye ko ibya Yesu bihagije. Ntabwo Yesu yaje kugira ngo acange nawe ubundi wemerwe, ahubwo Yesu yaje kudukorera. Ubwo biba bimeze nko gushaka gukizwa n'ubugingo bwa Yesu butanyije n'ubugingo bwawe. Yego. Kandi ubugingo bwa Yesu aribwo bwonyine bwarimo incungu y'ubugingo bw'umuntu. Y'ubugingo bw'umuntu. Ubugingo bwa muntu bwari bwarononekaye. Bibiliya iravuga uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera mu gitwariro ku mutwe nta hazima. Nta kintu kizima umuntu afite. Ku mpamvu z'icyaha cyaje mu isi nta bintu umuntu afite yakora ngo Imana imwemere. Noneho iyo ushatse kuvanga ibyo bintu byawe ibyo bintu byawe bibi ubiteranye n'ibya Yesu byiza ntibishoboka. Ahubwo ibya Yesu nibyo bijyana umuntu mu ijuru. Uwo mugabo rero yabaye Ntabwenge ku mpamvu z'uko atekereza ko yafata ibya Yesu akabiteranya n'ibyo. Ariko ubundi nkuru nziza yo ivuga ko Kristo Yesu wenyine ari we ncungu y'ubugingo bwa muntu. Niwe ufite ubushobozi bwo gucungura umuntu bikemera. Niwe wabaye ikiru gikuraho ibyaha. Niwe wabaye igitambo Imana ishima. Niwe wenyine Imana yahisemo. Yego. Niwe wenyine Imana yahisemo ko ayicungurira abantu bayo. Rero ngo yarakomeje aragenda Ntabwenge anageze ku rurembo rw'ijuru muvandimwe ngo arakomanga. Icyo gitabo kivuga ngo yageze yarakomanga. Muri ntago bakomanga aho ngaho. Ahubwo umuntu wizeye Kristo Yesu imiryango iramumenye igakinguka. Ngo bamubashije urwandiko ngo arangije azana ngo iby'idini
arangiye azana ibipande n'ibindi azana iyo mirimo yakoze. Ibyo ntibyemerwa rero. Baravuze bati mu muhambire amaguru n'amaboko mu mujugunye igihenomo. Rero umuntu utekereza ko yakorera ijuru akarijyamo, umuntu utekereza ko yafata urupfu rwa Yesu akaruteranya n'ibintu bye akajya mu ijuru, ntibishoboka. Ahubwo Kristo Yesu arahagije kujyana umuntu mu ijuru nta kindi ukoze. Icyo bisaba kumwizera gusa, ubundi akakwihera ubugingo buhoraho. Yesu Kristo arahagije kuko niwe wenyine Imana yeguriye igikorwa cyo kwicungurira abantu bayo, kuko abantu barabayo barazimira. Yego. Niyo mpamvu bahamywa nk'intama zazimiye, zari zaratatanye, zahize, zatorongeye. Yego. Imana rero igena ko Kristo Yesu ari we wenyine ubasha kugarura izo ntama. Yego. Ubwo rero nta bwenge ubasha kuvangamo ko Yesu yaza kumushaka nawe akagira uburyo yigaragaza, ntibyakunda. Yego. Kuko ibyanditswe bivuga yuko ngo twari twarazimiye, ngo kandi ngo buri wese yari yararorongotanye, ngo buri wese akomeje inzira iri imbere ye aheze gutyo. Ariko hari icyo Imana yagaragaje igihishuriye umuhanuzi Yesaya. Turabisoma hariya mu bice 61. Yesaya mwene data w'umukiranutsi wizeye Kristo Yesu, nawe yahishukiwe ibya Yesu, agira ibyo amuhamyaho. Na Yesu ageze ku batambyi, amaze kugaragara mu isi yambaye umubiri, n'ubundi imbere y'aba batambyi yarongeye abisubiramo nk'ibi ngibi Yesaya yavuze. Biri mu gice cya 61. Turasoma umurongo wa mbere turangize n'uwa gatatu. Haravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibahowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo umwuka wa Nyagasani uhoraho ari kuri nge, yansize amavuta, arantoranya, yantoranyirije kugeza ubutumwa bwiza ku bakene. Yaranyohereje ngo mvure abashavuye, yantumye gutangariza imfungwa ko zifunguwe, yantumye gutangariza abakandamijwe ko bavuye mu buja. Yantumye gutangaza umwuka uhoraho, yantumye gutangaza umwaka uhoraho agiriyemo imbabazi. Yantumye gutangaza umunsi wo guhora kw'Imana yacu, yantumye guhumuriza abababaye bose. Yantumye ku bari mu cyunamo b'i Siyoni, yantumye kubambika ikamba ryiza mu cyimbo cy'ivu. Yantumye kubasiga amavuta y'umunezero mu cyimbo cy'umubabaro. Yantumye kubambika umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'ubwihebe. Bityo bazaba nk'ibiti by'ubutungane byatewe n'Uhoraho, bazaba nk'ibiti byerekana ikuzo rye.
ibi ni bihamywa kuri Kristo Yesu, kuko niwe wenyine Imana yahaye ububasha bwo kwicungurira abantu bayo. Niyo mpamvu ijwi ryamuhamirije mu ruhame rw'abantu kirya gihe yari kumwe na Yohana umubatiza, ubwo mwuka yamuzaga bakamutindaho, ijwi ngo ryarumvikanye rirahamya ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira, ni mu mwumvire. Nta bindi rero yagombaga kumvirwaho, nuko hari ubutumwa yarazaniye izo ntama zatatanye cyangwa abo bantu bazimiye. Uko kuzimira birumvikana ko buri wese umutima we iyo umumenyesha yuko adatunganiye imbere y'Imana, bingana no kumenya yuko nawe uri mu bazimiye. Byumvikane yuko nawe uri mu bakeneye gutarurwa, cyangwa se nawe uri mu bashakishwa na Yesu, ukeneye kumva ibyo Yesu, iby'Imana yagutumyeho Yesu, kugira ngo nubyumva ukabyemera, nawe utahuke mube ngo uhinduke ngo igiti gitewe n'Uwiteka. Naho k'uyu munsi ubasha kumva ibyiringiro byawe bishingiye kuri wowe, ubwo umeze nk'igiti cyiteye. Ubwo no kuvuga ngo ibishingiye kuri wowe wihitiyemo uko ubyumva, nzakora ibi ngibi, nzatunganya ibi ngibi, ndetse n'abandi bakakubwira bati ujye witwara gutya, ujye wifata gutya, ujye usohoza amategeko aya n'aya. Ubwo ni ukuvuga ngo ubu uri igiti witeye cyangwa gitewe n'undi. Ariko icyo ndi gushaka kuvugaho ni uko Kristo Yesu ari we wenyine Imana yahaye ubutumwa agomba kuzanira ngo abafite imvune zo mu mitima. Ntabwo ari ubutumwa yagomba kuzanira ababuze amazu n'ababuze abagore n'ababuze abana, ahubwo ngo ni abavunitse mu mitima, bahora n'ubwoba bwo kurimbuka, cyangwa se bahora bumva navuga batujuje ibiro, badashyitse imbere y'Imana. Ngo ubwo ubumuga bwazanye Kristo Yesu ni ukugira ngo wowe wumva udashyitse, wumva utakwemerwa n'Imana aka kanya, kugira ngo ubwo bumuga Yesu abukureho nawe wumve ushyitse, wumva ubaye muzima. Ngo yaje ngo gutangazamo ngo umwaka w'imbabazi z'Imana. Uwo mwaka w'imbabazi z'Imana ni ukuvuga ngo Kristo Yesu uwo nguwo niwe wagaragajwe, ngo agaragara ngo asanze ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, kandi ibyo byaha n'ubundi ni ukuvuga ngo byari biri kumwe n'igihano. Bikagaragara rero yuko ngo yaraje ngo gutangaza ngo ibyishimo mu cyimbo ngo cy'umubabaro, kandi anaziye kugira ngo amere nk'ufunguje ibirori mu cyimbo cy'agahinda, kwira ubwirabure bwawe noneho hagaragare hasizwe amavuta. Mu mwanya wo kwisiga ivu, mu mwanya wo kwirabura, mu mwanya w'umubabaro haboneke umunezero. Bikumvikana yuko ibyanditswe nibyo bigaragaza yuko nta mahoro umunyabyaha, hakurikije uko umuntu yavutse kuri Adamu. Ubwo no kuvuga ngo ubwo bumuga bwo mu mutima bwo kuba adashyitse imbere y'Imana ari nabwo. Umuntu uko yavutse kuri Adamu, aho yangirikiye muri Adamu, ubwo no kuvuga ngo umubabaro nawo arawufite. Umuntu wavutse kuri Adamu, ubwo no kuvuga ngo ni n'imbohe, kuko yatumwe no kuza kubohora no gukura abari mu nzu z'imbohe. Ubwo no kuvuga ngo ubohewe mu cyaha, kuko ubwo uri imbohe y'icyaha. Ariko ikintu kigaragara mwahangaha ni uko Kristo Yesu uwo nguwo Imana yagutumyeho, icyo yamutumye ni ukuvuga ngo noneho wowe umwemerere ukomeze, none ikibazo cyawe akiyinjiriremo. Ntube nta bwenge uvuge uti kora ibi ngibi Yesu, nanjye ngiye gukora ibi. Ahubwo wowe muririmbyi niwe wavuze ngo twatsinzwe n'urubanza, ngo ariko Yesu we ngo nta cyaha yakoze, ngo ahubwo ngo yaje ngaje kutubera incungu. Byumvikane yuko ubumuga bwawe, ububohe bwawe, ubunyabyaha bwawe, ubugome bwawe, ububi bwawe, witekereza ko hari ukundi wabigenza ngo ube mwiza. Ahubwo Kristo Yesu yakuzaniye
yagutumweho n'Imana kugira ngo agutangarize icyakugera cyiza. Aya magambo asoye mu matwi yawe yuko Kristo Yesu ari we Imana yashyizeho nk'intumwa kugira ngo umwumvire, kuko niwe wenyine wagaragaye ari umwana w'Imana. Imana yishimira akamwohereza kugira ngo noneho ibyari byarakunaniye aze abitunganye, abisoze neza, maze namara kubisoza neza wemere icyo gikorwa ashohoje. Numara kucyemera nawe Imana ikwemere. Ahari umubabaro haboneke ibyishimo, ahari agahinda haboneke umunezero, ahari kuba uri imfungwa noneho wumve ubohotse. Muririmbyi niwe waririmbye ngo nezezwa no kubohorwa, nkabona ngo ko ngukorera. Ariko hariya ku murongo wa 3 no hongeye haravuga ngo yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira. Yohana amaze kubona ngo ukuntu akaga gashyikiye abantu, habuze ngo uwafungura uwabumbura icyo gitabo, ngo yaratangiye ngararira. Ariko ngahabwa itangazo rimubwira ngo humura, ngo wirira, ngo intare yo mu muryango wa Yuda, ngo igishyitsi cya Dawidi aranesheje, kugira ngo niwe wenyine ufite ububasha bwo kubumbura icyo gitabo. Cyari igitabo cy'ubugingo. Byagaragaraga abantu barijijwe, bahangayikishijwe nuko babuze ubugingo. N'uyu munsi niyo marira abantu bafite. Ubwo abantu bafite nubwo kurimbuka, nubwo gucirwaho iteka. Ariko Kristo Yesu yaziye kugira ngo noneho icyo kibazo cyo gucirwaho iteka yakizaniye igisubizo. Ikibazo cyo kurimbuka yakizaniye igisubizo. Ahubwo Imana yavuga iti nuwo nguwo nohereje. Yohana aragamije ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwiza. Naba ari we mwumvira. None bikumvikana yuko kumwumvira no kumwemera nk'uw'Imana yahaye ububasha, kuko ngo niwe wenyine ngo ufite ububasha bwo kwabara abantu ibyaha byabo. Abo twaye kumwe mu kiganiro cyo bwashize barabisobanuriwe cyane uburyo ari we wenyine ngo ufite ububasha bwo kwabara abantu ibyaha. Icyo kintu cyagarutse ubwo yarakijije ibyaha, yarababariye ibyaha, baravuga bati indwara nizo zagagombye gukira. Ariko icyamuzanye ngo nugukiza indwara yo mu mutima, imvune yo mu mutima. Ariko yaje ngo kushyiriraho ngo ab'Isiyoni itegeko. Bikumvikana yuko itegeko ry'icyaha mu mutima ryagushyize, ry'icyaha mu mutima wawe ryagushyize mu bubata, ku buryo umugajwe no kumva udashyitse, udatunganiye Imana. Ariko Kristo Yesu uwo nguwo noneho ngo yagaragaye ngo ari itegeko ry'umwuka, ngo ribasha ngo kugukura ngo mu bubata bw'icyaha n'urupfu. Bikumvikana ko niwe tegeko ryazanywe rikwiye kumvirwa, ryamara kumvirwa ugakorwa mu itegeko ry'icyaha. Abantu baramaje tese dukora iyihe mirimo, twubahiriza aya mategeko kugira nyine tubabarirwa ibyaha tuzajya mu ijuru. Ababwa ati nta yandi mategeko mwubahiriza, nta yindi mirimo, ahubwo ni mwizere uwo yatumye. Bikagaragaza yuko ngo uwizera uwo mwana ngo ntacirwaho iteka. Ariko ngo utamwizera we amaze kuricirwaho. Aricirwaho kubera ko nk'ahantu dusomye hagaragajemo ko Yesu yarari habwira abantu ko ngo ari imbohe. Nanone bijye byumvikana neza. Hari igihe umuntu yibaza ukuntu aboshye, ukibaza ukuntu uboshye ugenda, uboshye ubyara unacuruza unakora n'ibindi, ariko ububoshye. Kuko hari umuririmbyi uvuga ngo twari imbohe za Satani, twari mu mibabaro. Nenda kuvuga ni gute umuntu aba ku isi ariko aboshye. Kuko ni nacyo Yesu yavuze hano nyine, cyuko aje kubohora abantu baboshye, aje gufungura abantu bafunze. Hari ukuntu icyaha cy'inkomoko umuntu avukana. Iyo umuntu akivukanye, umuntu avukira mu bubata bwa shitani. Umuntu avuka afite icyo cyaha avukanye, ariko agavuka ari n'imfungwa. Umuntu kubyerekeranye no gushyikirana n'Imana akaba n'imfungwa. Aha twasomye rero ni amagambo Yesu, ubu n'ubuhanuzi bwa Yesaya, ariko na Yesu nawe yayagarutseho. Yinjiye rimwe mu rusengero agaruka kuri aya magambo, atora ubuhanuzi bwa Yesaya, aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, yansigiye amavuta cyangwa se yantoranyirije kuza kumenyesha imbohe ko ziboho. Uko gusigwa amavuta kwe ni ukwimikwa.
yego Imana yamwimitse nk'umwami ufite ububasha bwo kujya kubohora imbohe. Arigaga twari imbohe za shitani. Icyaha cyatugizeho ubushobozi bwo kutuboha. Cyaradufashe kiratuboha tuba imbohe za shitani ku buryo uba kikuboha ugakora ibyaha ubishaka utanabishaka. Umuririmbyi aravuga ngo ndetse twari mu mubabaro mwinshi. Ariko Imana ishimwe icyatumye Imana itoranya Yesu ngo yaramufashe imwuzuriza umwuka kuza kutubohora. Asoma rero aya magambo Yesu niwe waturuye uyu muzingo arasoma abisomera mu mbaga y'abantu. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye. Yansigiye amavuta. Yantoranyirije kugira ngo menyeshe imbohe ko zibohowe. Muvandimwe amagambo arimo nakunze hano ngo yaravuze ngo ari nje no kumenyesha abantu mwaka Imana ibagiriyemo imbabazi. Imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zaratanzwe. Ahubwo ikibazo ku muntu ni ukutabimenya. Ariko ubundi Yesu cyamuzanye mu isi kwari ukuza kumenyesha abantu ko Imana yabababariye ishingiye ku rupfu rwa Kristo Yesu. Arega urupfu rwa Yesu nirwo rudukuraho ibyaha. Arega impongano y'ibyaha yarabonetse. Umwaka w'imbabazi ni nawe ariko turi gutangaza. Turi gutangaza ko Imana yababariye abantu bishingiye mu rupfu rwa Kristo Yesu. Rero nubwo twari imbohe ariko Imana ishimwe ko icyazanye Kristo Yesu mu isi ni ukuza gutangariza uwo mwaka. Nyamara hari n'ukuntu umuntu abivuga ntamenye ibyo avuze. Iyo uvuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngiki gihe cy'imbabazi ngo uwo mwaka w'imbabazi Imana nyine yaragukunze cyane igutangira umwana wayo igutangira Kristo Yesu kugira ngo aze mu isi yishyiraho ibyaha biba byose n'ubugome bwawe ariko ahanwe n'igihano cyawe. Rero ibyo bintu byemeye ubusohoye mu mwaka w'imbabazi ariko ubunabohowe kuko uba wari imbohe ya shitani Imana ikakubohoza kugutangira Kristo Yesu akaba ikiru cy'ibyaha byawe. Niyo mpamvu nyine hariya icyo gikorwa ngo amaze kugikora ku gace karangije uriya murongo wa 3 havuze ngo n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Ubwo nyine yazanye uwo mwambaro niko gukiranuka kwe nyine. Ngo kugira ngo bahereko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Ubwo ni ukuvuga ngo n'umwambaro w'ibyishimo cyangwa se n'umwambaro wo gukiranuka niwe waje awuzanye. Ariko umuntu ajya avuga ngo ngaritunganya ngaragera gute ariko muri message cyangwa mu butumwa yahawe kukuzanira ubwo n'uwo mwambaro niwe waje awuzanye. Kandi uwo mwambaro nyine ni wo w'ubukwe ni wo guta ni wo mwambaro umuntu yambara ahingukana mu ijuru. Ntabwo ari imyambaro nk'ingi twambaye. Erega yabwiye uwo muntu uvuka kuri Adamu yaravuze ngo nimuze ngo mungureho umwenda ngo mwishe isoni z'ubwambure. None uri kumvikana yuko nimba uko gukiranuka kugeza umuntu mu ijuru nyine kutari uko kutari ibyo wakoze ni Kristo Yesu wakukuzaniye. Ariko ngo impamvu ngo kwari ukugira ngo none ubone witwe ngo igiti cyatewe n'Imana. Byanyumvishaga cyane hari hagaragaza yuko ngo igiti cyose kitatewe n'Uwiteka ngo azakirandura kigacibwa. Niyo mpamvu nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Bikumvikana rero yuko nimba ibihembo by'ibyaha ari urupfu nimba rugucirwaho iteka, ubwo ni ukuvuga ngo impano y'Imana yo gukiranuka yayikuzane muri Kristo Yesu. Kuko ubwo ngubwo iyo wakiriye iyo mpano yo gukiranuka yaziye muri Kristo Yesu bingana no kubona uwo mwambaro wo kwinjirana mu ijuru, bingana no kwakira uwo mwambaro ngariko ngo ukaba uhindutse igiti gitewe n'Uwiteka. Ubwo biracyari kumvikana ko ryajura ari ubuntu. Icyo giti si wowe witera ahubwo uhinduka igiti gitewe n'Uwiteka ariko bitewe nuko wa mwambaro n'ubundi nawe warangije kuwubona. Niyo mpamvu hariya bizingira mu ijambo rimwe rikavuga ngo noneho ngo wizeye uwo mwana ngo niwe ufite ubwo bugingo muri we
ariko ngo utamwizeye we ngamaze gucirwa witeka ngo kuko atizeye izina ry'umwana w'ikinege w'Imana, kuko hariya hagaragaje ko no mu byo yatumwe ngo yaje none ngo no kugaragaza ngo uburyo ngo bwo guhora inzigo. Bikumvikana rero ko muvandimwe gucirwa witeka kwawe nta handi gushingiye, ni kuko utaba wemeye uw'Imana yohereje kuza kugukiza no kugutabara. Nkaba numva hari twasangira n'abandi ibitekerezo n'inyunganizi n'abafite ibibazo bakabaza, kugira ngo n'ubundi turusheho gusangira byose muri iki kiganiro. Wabaho umurongo bahamagaraho? Reka tubahe umurongo nanone nyine mu duhamagaraho, cyane ko uwo mwambaro urakenewe, ariko gukiranukwa kwa Kristo abantu baragukeneye. Umuririmbyi niwe wavuze ngo bazatinya guhinguka imbere ye, ngo bazahinduka ubwoba busa, ngo nuko iyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye iyo bukwe. No gukiranuka kwe rero yavugaga, ariko turagumya nyine kubisangira ibitekerezo. Ufite icyo yumva yakunganira nta kibazo, ariko n'ufite ikibazo yibaza kwibi tuvuze nawe turahari kugira ngo tubaze. Inimero yo kuduhamagaraho ni 0782 44 21 25, 0782 44 21 25, Airtel cyangwa Tigo 0738 gatatu 05, 0738 gatatu 05. Mwaduhamagara tukaganira. Alo, turakumva, urinde? Anyita Jean Paul Merewe Shagasha. Yego. Turabashimira ku kiganiro kiza mutugezaho. Yakoze. Yego. Uyu mwambaro nyine ngo rakenewe. Ngo ni umwambaro ngo w'ibyishimo, ngo mu cyimbo ngo cy'ubwihebe. Koko ubundi ubonye uko gukiranuka. Alo? Ubonye uko gukiranuka ahera akagira ibyishimo mu mutima we. Ubwo kimwe ni itegeko riza rikimura irindi. Hari itegeko ry'ubwihebe rishingiye ku cyaha kiri mu mutima w'umuntu. Noneho iyo habonetse umwambaro w'ibyishimo, ubwo bya byishimo bisimbura bwa bwihebe. Niyo mpamvu umuntu nyine agira umunezero mu mutima we iyo amaze kwizera Kristo Yesu. Yego. Hari igihe abantu bajya bakunda kubaza ati ese ni iki cyabwira umuntu ko yizeye Kristo Yesu? Alo? Hari igihe abantu bajya bavuga ati ni iki cyambwira ko nizeye Kristo Yesu? Ahubwo nuko ibi bintu byose biba biteye muri wowe, uhera kubona ingorane yabyo. Kuko ubwo ahari ugutinya urupfu, wumva noneho ufite ibyiringiro bifite ubugingo, ukumva kutagipfuye. Ahari kumva ufitanye urubanza n'Imana, uhera ko wumva ko Kristo Yesu yagukwiyeho urwo rubanza, yahaburanye akahatsinda. Ahari ukwambara ibigunira, noneho wumva wakwitera hejuru ugakora ibirori, kubera yuko ntabwo uba ukiri uw'amaganya, ahubwo uba uri uw'ibyishimo. Kandi ahari umubabaro hahera ko haboneka umunezero. Yego. Ibyo ngibyo rero bigahamya yuko n'undi muntu mushyashya uba uremetse. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye. Ubwo ni ukuvuga ngo ukunani ko kuvuka ubwa kabiri, noneho ubayeho ubundi buzima butandukanye n'ubwo wari ubayeho mbere. Kuko ubwo urumva ubayeho noneho utakiboshye, urumva ubayeho noneho utakibabaye, urumva ubayeho noneho utakiri gutinya kurimbuka, urumva ubayeho noneho uri kuvuga uti mfite ijuru, urumva ubayeho noneho uri kumva utari gutinya. Aryo muntu aba yumva ngo impanda ivuze nakwirwaye. Noneho kubera ko wabonye wa mwambaro nta soni ufite, ubasha kuvuga ati ngwino mwami Yesu.
ngo aho rero uba uhindutse igiti gitewe n'Imana gishikamye, ikamvuge ngo nta kibazo na kimwe ufite imbere y'Imana. Ibyo rero ni by'Imana yazaniye abantu, ariko ibinyujije kuri Kristo Yesu, kugira ngo umuntu wese azeyuke ku byo yakwishingikirizaho, azeyuke ku byo yatekereza yakwishakamo, ndetse anakure amatwi ku byo yakenera kumva ahandi, kuko nta yindi ntumwa Imana yohereje ku bantu bameze batyo, ni Kristo Yesu wenyine. Sinzi nimba niwe Imana yohereje mu isi, ariko ni nawe nyine wari unakwiriye, kuko impamvu niwe wari ufite gutanga ubugingo bwe abutangiye twe, ariko anafite no kubusubirana. Twari dukeneye umutambyi cyangwa se igitambo nka Kristo Yesu. Twari dukeneye ko Kristo Yesu ari wuza akaza akishyiraho ibyaha byacu bikemera, akanapfa urupfu twagombaga gupfa, ariko akanazuka nabwo atuzukiye. Biravanga akazukira kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Rero nta yindi nzira iriho, nta nizaboneka. Pawulo kubyandika yavuze ngo mu isi ndetse no mu ijuru, ngo nta rindi zina abantu bahawe ryo gukirizwamo ngo keretse izina rya Yesu ryonyine. Ubwo umuntu ushaka kujya mu ijuru araca kuri Kristo. Uko byagenda kose nta handi wanyura, niwe ntumwa, niwe wenyine ufite ubushobozi n'ububasha bwo kugeza abantu ku Mana. Nta handi waca rero ujya mu ijuru. Niba wumva ukeneye kujya mu ijuru, muntu utwumva, iyi nzira ni imwe rukumbi, ntabwo ari ebyiri, ni imwe kandi inyura kuri Yesu. Inyura kuri Yesu gute? Bisaba kumwemera, ukemera ko ibyo yakoze byose ari wowe yabikoreraga, ukamwemera ukamwizera, ubundi Imana ikabikwihera. Nk'uko yabyemeye ibyaha byawe n'ubugome bwawe bikamufataho, hanyuma agahanwa igihano Imana yari yarakugeneye. Ariko Kristo Yesu yahanwe igihano umuntu yari buhanwe. Iyo rero umwemeye ukamwizera, nawe aguha gukiranuka yakiranutse. Nawe igihembo cyo gukiranuka no kujya mu ijuru, no kuzabana n'Imana ite. Nta kundi wajya mu ijuru utabonye gukiranuka kwa Yesu. Nta kundi. Kuko gukiranuka kwa Yesu impamvu ariko gukenewe niko kutaba mwinenge, niko kutari mwikosa. Naho ibyawe byo n'ubushwambagara. Yesaya ari kubivuga, yaravuze ngo nibyo twagerageje gukiranuka byose imbere y'Imana, n'ubushwambagara bufite ibizinga. Rero twari dukeneye gukiranuka kutari mu icyaha, twari dukeneye gukiranuka kumvira Imana 100% sans faute. Yego, umuntu wakiranutse 100% kuva isi yabaho bikemera ni Yesu. Dukeneye kugukiranuka ro kugira ngo tujye mu ijuru. Turakubona gute? Imana nayo ntago yadusabye kubyemera. Mu kindi kinyarwanda havuga kwizera. Yego, kwizera rero ni ukwemera ko Kristo Yesu ubwo yahanwe mu mwanya wawe, wowe utagihanwa. Ariko abantu baracyafite umurongo, ubona uburyo bwo guhamagara, yahamagara umurongo urafunguye. Nimero ni zazindi, urongereze basubiriremo, ni 0782 44 21 25 0782 42 21 25. Iyo ni MTN. N'abafite Tigo cyangwa Airtel ni 0783 83 5 0783 5. Iyi minota iba yasigaye abari yabakurikiye ikiganiro, ariko n'ubundi tuba tugisangiye. N'ubundi ibyo kuvuga kuri Nyagasani biba bigihari, ni byinshi. Nahoze nibuka indirimbo nakundaga cyane ivuga ngo nguteze amatwi Nyagasani, ngo wantumyeho umwana wawe nganyereke inzira nziza, ariko ngambwira ijambo ringera ku mutima. Yego, iyi nkuru rero nziza niryo jambo ryonyine ribasha kugera ku mutima w'umuntu rikawukiza. Ntiryabura kuwukiza kuko ni inkuru ariko nziza. Ni inkuriza ikagusanga mu kababaro. Ni inkuriza aho twasomye aravuga ngo twari dufunzwe, twari imbohe za shitani. Inkuru nziza yije isanga uri imbohe kwa shitani, uri mu mibabaro. Iyije rero, iyo ije kukumenyesha ko
noneho wabohorwa bikemera. Iza ije kukumenyesha ko Imana yakubabariye. Iza ije kukubwira ko incungu y'ubugingo bwawe yabonetse. Yego. Ibonekeye kuri Yesu Kristo. Ntabwo iyo nkuru wayumva ngo yizere ngo bure kwishima mu badiwe. Igera ku mutima. Ni nko kubona amazi afutse. Twakakira ndumva ari. Allo? Allo? Mugahamagara tukabakira ntacyo. Murongo uracyariho. Abimeze nyine nka kwa kundi uba wagize inyota nyinshi. Ni cyokera cyinshi ukabona amazi afutse. Allo? Allo? Hello. Turakumva. Nifasidi ya kunkanka. Yego. Yewe nanjye nshimira Imana kubw'igitangaza yakoze. Mbere na mbere araho ngo bigeze kumubaza ngo se ngo ni igitangaza ki ukora ngo tukwizere. Noneho rero njyewe ikintu nshima Imana uko igitangaza cya mbere yakoze kuri njyewe cyabaye cyo gufungura amatwi yanjye. Ubwo bitewe nuko nyine mu bumuga bwazanye Kristo n'ubwo bw'ubupfamatwi bwarimo, nkaba numva yaramfunguye amatwi nkabasha gusobanukirwa neza n'icyamuzanye, mbega misiyo yamuzanye nkaba naramenye iyo ariyo. Mbere nari nzi ko nizera pe ndi umwizera, nari nzi ko nizera Kristo nk'uko n'abantu benshi babivuga nyine bazi ko bizera. Ariko mariye gukurikirana ikiganiro ijuru ntirikorerwa niho nasobanukiwe kwizera icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo nari nzi ko nizera nyine urupfu rwa Kristo, ko yapfuye akazuka, nuko mbega nkumva ko ubwo nizera. Ariko sinari nzi neza impamvu y'urwo rupfu. Aho rero mariye gusobanukirwa neza nkurikiranye iby'iki kiganiro, niho namenye neza ko gupfa kwe kwari gufite n'intego. Yego. Iyo ntego ikaba ari imwe no mu bugingo bwanjye, mbega nabwo bukaba buri muri misiyo yari imuzanye kugira ngo ubwo bugingo bwanjye abashe kuburokora. Nkaba rero narizeye neza nanjye ko ayo maraso yiwe yamennye kugira ngo mbashe nanjye kubohoka. Nkaba narizeye yuko ubwo bugingo nanjye nabashije kubuhabwa bitagombeye ko nakoze, bitagombeye ko hari ubutwari bundi naba narashyizeho, ahubwo ariko ubwayo maraso ya Kristo gusa yatanzwe kugira ngo nanjye mbashe kurokoka mu bandi. Ubwo rero nkaba nshima Imana cyane ko kuba bya mbere na mbere yarabanje gutuma mfunguka amatwi nkumva, ari nabyo byantesheje kugira icyo mbona ku bigendanye n'ubugingo. Ubu tuvugana urumva ufite ubugingo buhoraho? Ubu rwose numva umutima wanjye utuje, kuko igihe kinini nagiye nshakashakira mu madini ngahabwa ibyo gukora, nkabwirwa mbega byinshi mbasha gukora, nkabigerageza rimwe nkumva ndanabishoboye, ubundi nkumva birananiye, nkumva byananira nyine agira ibinanira nkumva n'ubundi mbuza amahoro. Ariko mariye gusobanukirwa ko ijuru Kristo ritangira ubuntu, nahereye ko numva umutima wanjye utuje, numva ko ntegereje mbega kugaruka kwe nta rubanza rundi ngifite. Yego. None se wari uvuze ko hari igihe wabayeho nawe utekereza ko wizera, ariko wari uvuze ko hari igihe wabayeho utekereza ko wizera nawe ngo Yesu, ariko hamwe no kumva ikiganiro kuri Country FM kino kinyura hano ngo biza kurangira noneho usobanukiwe ibyo kwizera neza. Yego. Nicyo kinatumye duhamirije ko noneho ubu tuvugana ufite ubugingo buhoraho. Ikintu kimpamiriza ko ubu noneho mfite ubugingo buhoraho nuko ubwoba najyaga ngira mu mutima, cyane cyane nk'iyo habaga hari umuntu witabye Imana, habaga nk'igihe tumwerekeje nyine ku irindi. Yego. Noneho nabona ibiri gukorwa ngahita ntekereza nkavuga nti uyu nguyu yaragiye, nkumva kuvuga ati amasengesho
yo kumuherekeza. Imana imubabarire ku bw'ibyo yakoze, ibyo atatunganyije, Imana imwakire. Nuko ubwo ariko nkabona yuko byanga bikunda uwo muntu, nubwo yenda abantu bamukundaga cyangwa bemeraga ko ari umunyakuri, ariko agiye nyine hari ibyo atujuje. Noneho nkumva ubwoba buraje bwinshi, nkavuga nti ubuse Mana umfashe noneho nanjye mperangani nitunganya, mbega numve nanjye yuko nshyitse imbere yawe. Ariko kugeza ubu numva nubwo habaho kuvuga ngo haje urupfu rw'isasu cyangwa inkuba, numva mfite ibyiringiro kandi numva mfite n'amahoro ituze mu mutima wanjye. Numva mbega nta bwoba ngifite mu mutima. Numva isaha yose Imana yazira cyangwa se n'urupfu igihe rwazira, numva nta rubanza ngifite. None se watanga inimero yawe ya telefone? Ni 078 25 yego 73 591 591. Ariko umuvandimwe muri kumwe Théophile, yego, iwe twaranabonanye, ndumva abyibuka. Nuko gusa naje kuva kuri rezo bitewe na telefone yanjye batiri yarabuze, yarahiye, bituma mva kuri rezo, ariko we arabizi twigeze kuganira. Simon bahumugisha. Reka twakire n'abandi. Yego namwe ba. Urakoze cyane. Allo? Allo? Kuri radio. Allo, turakumva? Allo. Yego. Mwiriwe neza. Allo? Muri bande muherereye turi kubumva? Nitwa Amahoro ndi Mururu. Yego. Icyifuzo, ikibazo, igitekerezo, nimba wakurikiye ikiganiro nyine turi kukumva. Ubwo ngifungura radio, imvura yari iri kugwa cyane. Sabubwo uragumutega amatwi ubwo utakurikiye ikiganiro neza. Imana bishimirwa cyane koko. Twakira umuntu. Allo? Allo. Yego turakumva. Mwiriwe neza. Yego. Muri bande? Ni Théophile Nyabihu. Yego. Turashima ikiganiro cyanyu cyane. None hari n'indirimbo ya 91 ku gice cyacu cya 3. Niho hatubwira neza nyine ari kuvuga ngo byo twakora byose n'umwete wacu wose ngo nagahinda gasaze, n'amarira adashira, ko byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Yego. Ubwo rero mu by'ukuri ibyo mutubwira ni ukuri, turabikunda, tunarabishima cyane. None se aho Nyabihu muba mutwumva neza? Tumva neza. None se hanyuma yuko umaze igihe nyine utega amatwi iki kiganiro kinyura hano, wumva nyine ubu tuvugana noneho ufite ubugingo buhoraho? Cyane rwose. Gute rero, sangiza abatwumva uburyo wabonye ubugingo buhoraho. Uburyo nabonye ubugingo buhoraho ni ukuntu Yesu yaje mu imisonyi naje kudupfira ibyaha byacu, akaba ari byo bimumanura mu ijuru. Ubwo rero mbere ukuntu twigishwaga ko twebwe imirimo yacu ariyo yatugeza mu ijuru. Allo? Turakumva. Twigishwaga ko imirimo yacu ariyo yatugeza mu ijuru. Ubwo rero ibyo tumaze gusobanukirwa ukuntu Yesu yaje misiyo we akaba aricyo kimumanura n'urukundo rwe rwinshi, icyo nicyo cyaduhumurije mu mutima. Yego. None se ukaba wumva nawe warabonye ijuru, uri umukiranutsi ku Imana? Cyane rwose. Nose ko ntaterwa ncibwaho,
numva rwose ndi umukiranuka. wumva gukiranuka kwawe se gushingiye kuki? Ku bwa Yesu, ntabwo ari ku bwanje, ntabwo ari ku bw'imirimo yanjye, ahubwo ni ku bwa Yesu wansiri. ese ubwo ubu tuvugana umaze igihe kingana iki wumva uri umukiranutsi? Kuva numva iki kiganiro cyanyu. none se ko wumva nyine hashize igihe tukora iki kiganiro, icyo gihe umaze uri umukiranutsi ntabwo uribonaho icyaha ngo ibyo bintu nyine bigende? Icyaha ntacyo nibonaho kuko mfite uwakinkuweho. Halo, yego turakumva neza. nta cyaha nibonaho kuko mfite uwakimpanaguyeho. Sawa, ntacyo, reka twakire n'abandi, uzajya ugumya nyine utega amatwi ikiganiro. Sawa, murakoze. Sawa, nawe urakoze cyane. Alo, turakumva. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Amazina ni Benita Inyakarenzo. Turabashimiye kuri iki kiganiro mwaduhaye, ni cyiza cyane. Kumva ko twakijwe n'amaraso ya Yesu Kristo ni byiza. Nta n'utabyemera, nta n'utabishimira Imana. Tuba turashimira rero kubw'ikiganiro cyiza muduha. None se wumva nyine nawe iryo juru wararibonye cyangwa uracyari kurisaba Imana? Iryo juru kubera ko yewe ndi umunyadini usanzwe. Yego. Ariko numva ku bwanjye ko cyari gigiye kumenya, numva ijuru turifite, ariko muri iyi si twese turabantu. Ntituri kukumva neza, ahantu muherereye ntabwo rezo ihagije. Barimo n'abandi nk'abantu tuba tuzi neza ko tuzarijyamo, ariko tugomba no kubiharanira. Buriya ntabwo watera imbere nyine utaharaniye icyo kintu kugira ngo uzakigereho. None uzariharanira kugeza nko mu wuhe mwaka? Buriya hari umucamanza ngo ntabwo twavuga ngo turarifite zuzuye. Hari umucamanza uzacira urubanza, arahari kandi turamuzi twese. None se ko wumva utarifite byuzuye nk'uko uri kubivuga? Alo? Turarifite. Umva, reka tujyane neza. Wari uvuze ngo ntago wumva ufite ijuru byuzuye kubera ko ukiri hano mu isi. Siko se wari uvuze? None se ubundi Yesu ko wari utangiye uvuga ngo uramwizera, umwizeraho iki? Nizera ko yancunguye. Hanyuma se agucunguye ubona ubugingo buhoraho? Yampaye ubwo bugingo. Ubwo bugingo yarabumpaye, ariko ntago bivuze ko nzagenda ngo nicare ugati nabonye byose kanicare narangije kubona byose. Ariko ubwo iyo uvuze byose ubwo buvuze biki? Ubugingo bwo warabubonye se ahubwo? Reka dutinde ku bugingo. Ubugingo warabubonye? Ubugingo nta utemera ko yabubonye. Ni wowe turi kuvugana, ntago ari abandi. Nge narabubonye. Warabubonye? None se sinumva wakabaye uri amahoro nyine ko wumva ufite ubugingo buhoraho, hari ikindi? Nyine ibindi wumva ushaka ni ibiki niba ufite ubugingo buhoraho? Ariko buriya hari ikintu kigomba kubuherekeza. Ngewe akenshi ntajya nanemeranywaho n'abantu bavuga ko ijuru ridakorerwa. Noneho kubera ko igihe cyagiye, urajya ugumya utega amatwi, kandi tuba tugushimiye Imana kuba n'ubundi nyine udutega amatwi. Urajya uguma utega amatwi, hari Imana nyine yazaguha kugumya gusobanukirwa n'ibindi byinshi. Reka twakire n'abandi. Imana yabikoze. Sawa, urakoze cyane. Namwe murakoze.
burya umuntu yavuze ikintu hakongeraho ngo ariko abahakanye burya icyo yavuze mbere. Kuko nubwo wavuze ngo afite ubugingo ariko akongeraho ngo ariko ngo aranatwarana, ubwo urumva ni ubugingo ariko ari butizeho n'amaboko ye. Ni nka bya bindi twabonye mbere n'ubundi. Ni nka bya bindi twabonye mbere yuko ngo yagombaga gufata ngo ibyo Yesu yakoze gakabyongeraho nawe ibyo yakoze, ngo ibyo ngibyo bikamuhesha ijuru. Ubwo nyine akaba aritwaraniye. Ariko twagiye dukunda kubivuganaho na bagenzi bacu tubabwira yuko gutwarana cyangwa imbaraga zibasha guhesha umuntu ijuru, izo mbaraga ni Yesu wazikoresheje wenyine. Kuko izo mbaraga nizo zari zabuze ku muntu ari we wese, ari abakuru ari ibizima ari abamarayika byari mu ijuru. bw'Imana bazaga ari nde wafungura icyo gitabo, cyari igitabo cy'ubugingo, ari nde waza agahesha abantu ubugingo. Habuze n'umwe ngo Yohana atangira kurira arijijwe nuko habuze n'umwe. Ubwo nyine twese twari dushiriyemo aho ngaho tubuze waturengera, ariko ngo biza kugaragara ngo ari Yesu wenyine ngo uhawe ububasha, ufite ubushobozi bwo kubumbura icyo gitabo, ari wenyine ufite ubushobozi bwo guhereza abantu ubugingo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ari nge ari wowe, nta n'umwe wari ufite ubwo bubasha. Niyo mpamvu rero iyo umuntu agitekereza ko nawe hari ugutwarana yagira, nimba mu ijuru n'abamarayika hari habuze n'umwe watwarana, Yesu akaba ari utwarana, agakora igikorwa cy'indashyikirwa kitari bushoborwe n'umuntu ari we wese, kitari bushoborwe n'umumarayika wari we wese, bisaba wemera icyo gikorwa Yesu yakoze. Ni ukukemera kuko urumva icyo gitabo yari buze kubumbura nta kindi. No hari habuze umuntu washobora kwihanganira imibabaro, wakwigerekaho ibyaha abantu bari kuryozwa. Yego, hari habuze umuntu wakwigerekaho ibyaha twari dufite, ariko hanyuma yigerekeho n'urupfu twari dukatiye. Byari bikomeye ku buryo habuze umuntu n'umwe watora icyo gitabo ngo akibone, ngo no kukireba ndetse no kukirebaho. Byari bikomeye. Ariko Imana ishimwe, Yohana yarabwiye ngo humura, noneho intare yo mu muryango wa Yuda iraneshe. Erega Kristo Yesu niwe waje atora icyo gitabo, niwe waje yigabiza urupfu rwacu, niwe waje ajya mu mwanya wacu ahantu mu gihano cyacu. Niyo mpamvu Imana ibidushishikariza kumwemera no kumwizera. Ngubwo ubutwari, nguko gutwaranira ijuru. Twakakira uwo muntu umwe ndi kumva cyangwa igihe. Hello? N'igihe ndabona nyine cyanagiye. Ngiye ndabona cyagiye, niba nta wundi muntu uriho tumwakire mu munota umwe usigaye. Twatanga nyine umurongo wa telefone, wenda uwacikanwa adahamagaye hano kuri udutanga muri studio akaza kuduhamagara, yaza kuduhamagara nyine kuri telefone, none tuba tugenda natwe gumya tukavugana nawe, cyaba ikibazo yaba afite cyangwa se icyo ashaka kumenya kuri ibi tuba twavuze, n'ubundi nawe yaduhamagara tukavugana. Inimero zanjye za telefone ni 0783 167 163 0783 167 163. Tigo ni 0722 167 163. za Théophile ni 0782 7 9 8 7 0782 7 9 8 7. Tigo ni ukuvanamo uwo 8 ubanza ugashyiramo 072 ukuzuzaho iyo mibare iheruka. Murakoze. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30,
kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. none se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose ku bwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.